mwambwiye ko munshaka kuko nshaka murageza no kubagiye Bisa kibazo kwatumye rero turi Are you not comfortable? You don't feel okay? ntabwo aricyo nicyo nshatse kuvuga ahubwo nari nje hano nyine ngo numve icyanshakira Siwe na mukuru ako nyeje all my time I do everything to make you happy and nagujibona nagujiha time like naguha agaciro urana tumba nakubona reka Sandra hano muri iki kigo kandi nibwo neza kwifata igihe it's okay ndakwegera ariko twagiye tuza mu kigo mu buryo butandukanye nkanjye kwiga cyane gufocus ku masomo Ariko mbene ko mu kigo dukundana uvuga gufocus ku masomo ko ngewe anytime ndamutse nsinzwe n'ibyo buduwaye ntabwo babireba batabanyuka ko ngiye nikirwa n'umushinga ntabwo nikirwa no mu rugo ngiye mu rugo nta mafaranga twara kwishyura ariko iwacu You don't have to worry as long as you're in a relationship, kind of good one. Trust me, always going to be good. ariko wabonetse niko pese ubwo nta soni ufite soni z'iki nakazi iki ubu uricaye uraho uri mu matelefone uri muri ifoto urigira gute birabyo mu byuze hara muri lavabo ninde uri bubyose sinabwo urusiko ko amazi yabuze amazi yabuze pene yesko kubizi niyo mpamvu nanze kubyoza nicariye uriyicariye ayo nasinaye gukura y'amazi kandi ntabwo uzabavamo kwira ibipfira mu gishanga nyine ntabwo narimbiza ariko ndaje ubyutse utonora inzara wasokoje imisatsi ndavuze ngo ubu nonaha mfata amajerekani ntushyushye ubwonko wa mwana we ntushyushye ubwonko ubwo rero wiyambitse ubusa uricaye muri salo wigize indaya ntugishaka kumva reba nk'uku kuntu ubyutse wambaye ntuzi sindi mu rugo uri mu rugo yego uri indabyo uri vaze urateretse hano ku meza kepasi mbabarira ndaje ngiye nkubabarira niba amazi yabuze aho bavamo mu gishanga mu kabande ntabwo uhazi navuze ati ndaje none niba kigingi nta nubwo kigingi azongera kuvoma amazi yabuze aha ngaha ugomba kujya uvoma wava kuvoma kuhira jardin ntabwo wigeze ufata nk'umubyeyi ahubwo waje kuba kabutindi ishyari umutindi umugome ushaka kumbabariza umwana icyo rero ugiye kubona naje gusanga uri umwana wundi nakubereye uko ntiwabibona nkubyarira umuvandimwe ntiwamwishimira ahubwo icyo ushaka gukora ni ukunsenyera unteranya naswo kubw'ibyo rero imirimo yose yo muri uru rugo nta munyakira kuzagaruka gufuraha nta muntu uzongera kuza gukora amasuku aha ubone mu gikoni wafashe amajerekani abiri baseke izuba ribanziriye izo uruma se urumura amasaka izuba riri hanze ubuse n'abandi burigendeho yavuze ngo ntago mburana napagoka gira vuba asoni kagira basa nyine kihute handebera we izuba se uruma gira vuba ani sori ese wizengurutsa muri iki ko ndagira nk'ikamyo yawe mu rugo ushaka kandi ubwo busujya n'ubunuriza hariya mugashiha wenda rubana gufata no kungufu agakobwa nk'uyu mwana ubu ngubu undi ko byose biraterwa n'uyu mugabo biraje bisubirwe wibeshye se nsanga utiturumye aho ngaho uburi bwo
uraje urareba ubona zamu yasinziriye urangije uravuga ngo reka ngende kubera ko agatotsi kari kanyibye. Oya nuko nenge kugura akantu hano hirya kandi nawe umenya ko turi abana bo mu baki. Hanyuma wari usabye ndi uruhushya. Siko kupangira iki kigo yakigura uwo ndo kumagaritsa hano. Ngo nkwe. Akwa mukobwa uzi ko ufite agasuzuguro kenshi? Mfite gake. Uzi ko we nakurega muri iki kigo bakakwirukana se? Uzi ko we yaba nyiri iki kigo nawe ubwawe twanjye yabahemba na generation yanyu yose ntikoremo. Urasuzugura wa mukobwa urasuzugura. Umva nkubwiza ukuri ngiye akazi kanjye nkora hangaha muri iki kigo shinzwe kurinda abanyeshuri uri kubyumva nta munyeshuri ugomba kurenga uyu muryango atabanje kumbwira none wowe buriya wari wifashe uzunguza amabuno ugenda usohoka ubibwiwe nani tuzi okay tuzi afite ibintu bakubwira like you know utangiye no kunkoraho tuza reka mubwire sibyo wowe urakora ibyo mubwire uzagende ngende nahigiye nshakiye nsohoke njye gukora ibyo nshaka ngo uvuze ngo navuze ngo nzagenda nsohoke ngaruke uko nshaka nzagenda ngira uko mugenza nawe zahanze uza akazi nkora ahangaha ariko ndabizi nyine kandi abana bose nabo bafite mbese wanga amafaranga nzajya mugira uko mugenza nkurisha ifaranga hanyuma ukora ibintu byose sibyo njyewe se wowe nyumva tuzi ariko tuzi amahane buyaritse reka ngende nsohoka ngende ningaruka ntabwo uzakora amabara muri iki kigo ntabwo uzakora amabara muri iki kigo ariko reba nk'ukuntu uba utinyuka jewe zamuka ugatinyuka ukankuraho gutyo we munyeshuri we kadogo we piti ndi kubo twera gutungana n'umuryango wanyu wose wowe umva rero mubwire wowe wemera ibyo mubwire nzajya nkugenera amafaranga ushaka ngahe bamubwiza uko ngiye umushahara nkorera sibyo umushahara nkorera muri iki kigo urabona amafaranga nkorera muri iki kigo hari amafaranga we wabona umpemba yakuba kabiri nzajya kuba kabiri seri hanyuma ngo harya ngo urashaka iki ongera unsobanurire neza ndashaka undeke nge nsohoka uko nshaka ninjira uko nshaka muri ibyo nshaka hanyuma ndaguheza n'akandi kazi sibyo akaye mubonye cya gikobwa tuvukana twazanye kiriya twinjiranye muri iki kigo batuzana warakibonye kigenda kizunguza amabuno kirekire cy'insumba ntuza wa mukobwa ntuza tesi ntabwo nshaka azayasohoka muri iki kigo najya asohoka ujye umugarura kandi n'umugore n'umuhungu we wese ujye umbwira sibyo tesi tesi kubera ibyo uri kuvuga ngo ntakagera ibyo ntabwo bikureba wowe ukore akazi none se afite ayahe makosa bro wowe nzajya asaba wowe nzakubira umushahara wawe ndeke nkora ibyo nshaka ikindi tuzadupfana amafaranga njyewe kugira ngo ngemere ibyo bintu uri kumbwira ndagira ngo ubanze unsobanurire nyine impamvu ntabwo ikureba icyo nshaka ni ukore ibyo mubwira tesi sinshaka azajya yinjira cyangwa se uko yishakiye ntabwo nshaka kubana n'umusore ntabwo nshaka gutuma muri ikigo yishimye umushahara urawemera tubikore ntabyo dukora are you ready cyane tubikora ubwo ntabwo ushaka kumvangira bakanyirukana mu kazi kanjye nzagukubira kabiri icyo usabwe gukora bishata umudomo wawe uwufunge hanyuma ukore ibyo ngusabye sibyo ubwo se babaye bakuye inde wakuye nizera urabona njyewe mu buyobozi bwanyu ngende mukanya urabona kuri mama yawe nganza mubaze sibyo ngiye no kubyemera sibyo ariko nindamuka mbyemeye ayo mafaranga azabaranga dapo y'umushahara wawe cyangwa ube gatatu sure wasting my time umva nkubwire urabyemeye cyangwa nzembe ngiye byumbwiye nimba ariko uzabyubahiriza nzabyubahiriza mukanya bwe tuyibona umva nkubwize ko umunsi uzagisohoka kangahe kenshi nta kibazo ariko amafaranga nakuba gatatu Keza Mwima munyure hano mbabwire naje kutanga y'amasomo yawe dore ko iyo tugiye ku ishuri d'amasomo wagira ngo none ugira mugende tutavuga ariko nawe si kubona ko turi gutinda
ntabwo Ushobora biteye kumamagara ngende ko. uyu nawe ni urushati rudateye ipasi Ishati ari kitwaye. iri mikonje asigaye ashiramo ngo yabaye ngo ko ari duhaye ku ishuri ngo asigaye agira oya ntabwo utumariye duhaye wambara ibintu bimeze gutya ahubwo muba muri konse aba yashizemo imikunjo Uyu munsi turaryigo. iyi mwihute nyine nagira ngo mbabwire bwa bufaranga ngende mugura ibikoresho minerivare sindayibona ndaza kuvugana na directrice mubwire ko nzabishyira mu cyumweru Mama wenda ngiye kubera ko ndi umuyobozi mu kigo ntago bajya bastressa cyane iyo mbabwiye baranyumva ariko ubushize Keza we mwarimu we yari yavuze ngo tugomba kujya agomba gusubira ku ishuri ari kumwe nawe cyangwa se papa oya nabahamagaye ndababwira mu cyumweru gitaha nzaba mbishyuriye niyo nabishyurira igice ese makatuvugisha ukuri wa mafaranga uzayakuraho koko ese ko ari byo bakubyaye n'uwambyaye izo ni inshingano zanjye nyine ndabizi ariko nyine mba mbizi neza sima mbizi ko nta kazi ufite wowe genda muyagura ibikoresho ayandi azabona cyangwa mama twongere tubwire Clarisse twohereza amafaranga ariko mujye kwiga ntimwari muri kuvuga ko mwakererewe nimugendereye hanyuma ikindi njyewe amakaye ndayafite wenda Keza niwe wagurira amakaye njyewe ndayaguze naba nshubije 10,000 rero amakaye 10,000 ntari bugukorera ese narije tuposhe dukeneye naba ni mu ngura amakaye uri kuganya ngo nta mafaranga mfite nanakubwira ngo nsigire n'utwo duke nzaduhereho ngo Jade po ese muri Jade poche si nkuramo context si nkuramo amavuta yo kwisiga ugiye utabijyanye ma ngaho mugende amasomo meza kandi nzaza kubareba rero nawe ntagurambara nutinda ndagusiga nishate nyine nsigaje Mino yayishyiremo tugenda siyo mupfa gutera ipasi ma twatinze n'undi nta muntu byitaye ikindi ntabwo ndibona agenda ndayambara ageze ku ishuri itugaruka turagusanga hano dore kurota ye aho ujya ku kiga muri nayo ase bite byawe ko uri munanira amagambo je ngana nkawe ari umushaka tuzana ariko ntabwo ushobora no kubyuba ntabwo ukibabona abantu baracyafite amafaranga bafite ukuntu noneho baracyafite na bya bipantaro binini nyine ntabwo baramenya kugabanyisha bafite ukuntu babipoketa bakageza aha ngaho gishinga gutyo ako kanya usumenya ko mukorera imbere ibaze kandi ko nta kintu bagira Sangi kunda umuntu ukijyana kantine rero bakijya amafaranga nta muntu urajyana kantine kuza kugura bite imana nanjye buriya bundi iyo murebye mba mbona nta kintu bufite n'uburenganzira isoni mureke mbanze imbabazi ni gute abakobwa bazima biga mu wa gatandatu mpamvu muri kuvuga ko abana biga mu wa gatandatu ni akamaro ko kwiyemeza uzi umuntu umwana aza twiyemereho y'ikintu wadanje nta n'ikintu ahagaze wasanga namwe baba babona nta kintu muri kwemeza kwemeza muri buriya buntu bwose bwo mu wa kane nta kamwe kanamvugisha nawe yamufata akase wakuvugisha we uzazambwira iki umuntu yananirwa kujyana kantine akagusigisha sibyo ariko yes oya mane ni ukuri kandi abahungu ntabwo ririmo ikibazo ni ukuntu nyine baba babigize ibyatanje bigize nkaho urumva ikigo ari icyabo none ejo bundi hari abafashe karabya Sandra ngo karabya tuyoze gusa nasane yari narashanye wari wenyine meza bite ko mwirundanije hano kiri kuganira murimo muraganira rero story bisanzwe ese ko mbona musigaye mbona mwarahindutse ndebera iyi ni uniform imbere ndebera vuba ukaza mu kigo kubera yanze kuba none se gese kwiga kwa ko uniform z'isituri
none se mukobwa ibyo bintu witatse by'umutuku nka 200 mu maso n'ibiki makeup utazi makeup se nabo wayisize ukizimenya ko ngenda byemerewe Sote kugufata urugero agazongera mwibore bagera ku gutesha twawuganije usiwe barimo araseka ibiki ugiye bose turanga kubiganiraho birangiye usigaye mwarigize nshenzi sinzo nawe wabibonye none yambaye utuntu si shopping ceceka na se ko warakaye ndimo ndavuga ngo kubera iki ibi pesa umuntu tabifunze ntabwo ubona ko bashashe ko wagira ngo kino kigo ni icy'umushumba nukuri nuko byose byagaye ko zabishyiraho kuba mugiye kurangiza ntabwo muri ab'inkumi ngo ku buryo ibintu byose mwumva mwabyikora mwishakiye mugabanye ayo makeup kandi muba abakobwa b'abasirimu mujye mutereza mufunga ibipesu neza nawe uzajya uza wambaye neza nk'umunyeshuri Jyewe ntabwo mbashaka gutwana nawe. Siko mbona murimo ibyo ndimo ndavuga mutarimo murabyumva. Akora bizi ko turi mu banyeshuri ufite abasirimu kandi bagiye kwiza amategeko. Jyewe yazana kuko. Oya, ibyo byihorera. Gisaba ko ngiye ukana bimeze. Bakubwira ko wa mbere nzabafatira icyemezo. Urakoze. Ikibazo gusha wagira ngo shiriwe yamuteye. Kurasiye cy'umushango abasha twimuri ko turi kwivugira abasore bibera. Ariko namwe tubagaruke mana yagase ibaze ko igihe twahere cyose mwaye muri kuvuga abasore mu bakari Ariko nawe uzi musore mubafitiye crash Defariyemera cyunda twina mama. Yemera kandi yemera neza. Wait. Come again. Ese nta nubwo utinya kuvuga umusaza w'umuntu kandi mwicaye. Aha, exactly. Thank you. Wait. Out of my game.